Yes, biba byiza kuri mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman abadukurikira 5 kuri 5. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe udukurikira uri mu bihugu by'abaturanyi cyangwa se abadiaspora muri mu bihugu byo hanze, abantu mudukurikira mu Burusiya cyangwa se muri Russia, aho ngaho muri United States, aho ngaho reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe. Turabasuhuje rero abantu mudukurikira muri mu Rwanda cyangwa se mu bihugu bigiye bitandukanye, tubabwira ngo ibihe byiza kuri mwebwe kandi Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Ariko wowe utarakora subscribe, nyaboneka kanda ku nzogera kugira ngo ibiganiro byacu ntibije bigucika. Nje rero nishimiye Imana Eric nk'ibisanzwe kuri mikoro za Fisherman Official. Ndahabaye kugira ngo tuganire. Nk'ubusanzwe rero turabashimiye Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Twari turimo tubabwira ngo iki ni ikiganiro ubibona ute aho ngaho muri quartier. Ese ni iki urubyiruko twakora kugira ngo tubashe kuba twakwiteza imbere nk'ibisanzwe, kugira ngo tutekuza kuba twasigara inyuma? Ese ni ikihe gishoro urubyiruko rushobora kuba rwaheraho kugira ngo ruze kuba rwazamuka, cyangwa se ni iki dushobora kuba twakwirinda kugira ngo tubashe kuzamuka? Ubibona ute aho ngaho muri quartier? Ubibona ute aho ku muhanda, aho ubuca buri munsi, ndetse nawe waba warasoje cyangwa se uri mu gihe cy'ubushomeri? Ubibona ute? Ni iki ushobora kugenda uhindura? Reka twinjire rero tuganira nk'ibisanzwe, tubibutsa ko iki ni ikiganiro gica kuri Fisherman. Wakwandika kuri YouTube Fisherman cyangwa se ukaza kuba wanasharinga, burya muje murasharinga kugira ngo canize kuba yabasha no gutera imbere, dore ko icyo tuba dukeneye ari kugenda twese dutezanya imbere. Cyangwa se wabona ijambo ryateza mugenzi wawe imbere ukaza kuba warimubwira, ariko ku kijanye n'urushoro rwo ibintu biba bikomeje kugenda ari bya bindi nk'ibisanzwe. Ese ubibona ute? Rero ikintu cya mbere turaza kuba twareba icyo twakwirinda, nicyo turaza guheraho, nyuma yaho tuze gukurikizaho icyo twakora. Ikintu cya mbere wakwirinda ni ugusuzugura akazi cyangwa se kugaya akazi mu gihe hari ka kazi kaguhemba neza rwose. Wakwirinda gusuzugura akazi rero amabwiriza abagenga akazi ayo ari yo yose, irya mbere riba rivuga ngo kugerera ku kazi igihe ni kimwe, ariko no kubahiriza gukora akazi nacyo ni ikindi. Ryo ni ibwiriza rya kabiri umuntu aba akwiriye kugenda yitondera. Ikindi, kubaha akazi. Burya iyo wubasha akazi ugakora neza kandi akazi ukitaho, igikurikiyeho burya igihe uri mu kazi, menya ko ayo ari amasaha y'akazi, ko arizo nshingano zawe. Ikindi, burya mu kazi iyo utangiye kuzanamo amatiku cyangwa se kugenda uteranya abakozi, ibyo ngibyo bishobora kuba byanakwirukanisha ku kazi. Icyo nacyo uba ugomba kugira kucirinda. Niba ugeze mu kazi hari ibiba bikugomba, kandi burya abana b'Imana hari ikiba kibaranga, kubera ko twese turi abantu b'Imana muri iyi si. Nta muntu wavutse kuri Satani. Burya umuntu Imana niyo yamuremye, nubwo yohejwe na Satani, ariko Imana niyo yiremeye umuntu. Rero nk'abantu b'Imana ntabwo tuba dukwiriye kugira amagambo cyangwa se amatiku mu kazi aho tugeze tugiye gukora. Ikindi gikurikiyeho, kubaha umukoresha. Burya nabyo biri mu bintu bituma akazi kawe kagenda neza, cyangwa se kugira ubunyangamugayo mu kazi. Ntugeremo ubutoki bwinshi, niko babivuga mu Kinyarwanda, cyangwa se akaboko karekare. Ibyo ngibyo ukabyirinda, ahubwo ugakora akazi nk'uko bikwiye, ukirinda ko hari ikosa rijanye no kugutakariza icyizere ryakubonekaho.
ibyo ni izo ni inshingano cyangwa se ibyo ni ibiranga ibyo umuntu yakabaye yirinda mu gihe yamaze kubona akazi. Igikurikiyeho rero ibyo tugiye kongera kugenda tuvugaho ni ibyo wakora kugira ngo ubone ka kazi. Tuvuze ku byo wakwirinda mu gihe wageze mu kazi, ariko nanone reka twinjire mu byo wakora kugira ngo ubone akazi. Ikintu cya mbere wakora kugira ngo ubone akazi ni ukugashaka. Nta gihe na kimwe akazi kazigera kagusanga hehe mu rugo cyangwa se kagusanga muri karitsiye. Akazi ni ukugashaka, guhimba imirimo, nubwo akenshi na kenshi iyo tuvuze guhimba imirimo usanga cyangwa se guhanga imirimo, usanga ibintu umuntu ashobora no kukubaza ngo mbese ngo ubu wahimba nk'uwuhe murimo. Cyakoze mbajije icyo kibazo nakubwira ko umurimo namaze kuwuhimba nanjye nawukora kubera ko mba namaze kuwuhimba, ahubwo wowe ushaka kuwukora ni wowe ugomba kugira kuwihimbira, kubera ko izo ni mu mpamvu zituma ubuzima bwawe bugenda bumeze neza. Muri ibi bihe biba bigoranye kugira ngo ukore cyangwa se ubeho ntacyo uri gukora, biragoranye cyane. Icyo ni icya mbere, guhanga akazi cyangwa se gushaka akazi. Igikurikiyeho rero, igihe wamaze gushaka akazi wakagezeho cyangwa se akazi uburyo gakorwa, twabivuze hejuru uburyo akazi gakorwa. Ariko se iyo umuntu akubwiye ngo yabuze akazi, koko akazi kaba kabuze? Akazi rero nta gihe na kimwe uzakora akazi gahwanye n'ibyo ushobora kuba warize cyangwa se n'iki, ahubwo akazi nibyo bavuga ngo akazi kabi kaguhesha keza. Ariko jya uramenya ko akazi wagiye gukora kakakugaburira, burya ntabwo kaba ari akazi kabi, ahubwo ni uko bya bindi byo wigiye bitaraza. Akazi rero iyo uri mu kazi niho ubona akandi kazi ko gukora, ariko akenshi na kenshi iyo nta kintu uri gukora uri aho ngaho, no kugira ngo ubone akazi biba bigoranye, kuko hari igihe bigusaba ko uguha akazi aba yakubonye ari uko hari akandi kantu uri gukora aho ngaho. Ibyo nabyo nibyo. Urubyiruko rero icyo twakwirinda ni gusuzugura akazi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kugerageza tugakora ibishoboka kugira ngo tubashe kuba twatera imbere, tugahimba bizinesi cyangwa se tugashaka uburyo twacuruza duhereye ku gishoro gikeya. Ibyo nabyo byakunda, usibye ko ubu ngubu noneho bya bindi byo gutegereza ngo umuryango wawe ngo niwe uri bugufashe, ibyo ngibyo urubyiruko rwo rwakabaye rubyirinda, kubera ko ubu ngubu ni ugukoresha uburyo bwose kugira ngo tubone uko twatera imbere. Igikurikiyeho, urubyiruko kwirinda kujya mu ngeso, kubera ko iyo ufunzwe umwaka umwe uba utakaje byinshi. Ibaze kuba usoje ishuri, diporome igiye gusohoka, barangiza wenda bakagufunga hari ibyo wakoze, bakagufunga umwaka, bakaba bayitesheje agaciro. Burya ntugire ngo ubuzima bwawe busa nkaho buba butaye agaciro. muri make, gerageza rero wirinde ibintu byose byaguteranya n'ubuyobozi cyangwa se ibintu byose byatuma ufungwa. Ugomba kubigendera kure kugira ngo ubashe kuba waba inyangamugayo. Reka tubabwire ngo rero, reka dusubikire aha ngaha, tuzakomeza mu kiganiro gikurikira ubibona ute. Ariko nawe uko ubibona ndetse n'uko ubyumva, ibyo nkubwiye ni uko njye mbyumva, nawe ibyo uko ubyumva uzabitwandikire muri komenti kugira ngo tuze kuba twahuza ibitekerezo, turebemo igitekerezo cyafasha buri umwe wese cyangwa se cyafasha bagenzi bacu. Byaba ari byiza rero. Reka tukwibutse ngo kora like, share and comment. Ibyo ngibyo biba bikenewe kugira ngo tuze kuba twabasha kubagezaho n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye.
reka tubabwire ngo ibihe byiza. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo amaboko adakora Satani ayashakira umurimo. Tugerageze rero dukore kugira ngo Satani ataza kutuvanga muri ya mirimo ye, ugasanga bije kuba ikibazo gikomeye cyane. Bibe byiza kuri mwebwe rero, tuzasubire ku wundi munsi ukurikira. Ibiganiro bya Fisherman nakagaruka. Ibihe byiza kuri mwebwe.